nongeye kukuramutsa mwene data kandi nkwifuriza imigisha n'amahoro biva ku Mana Data wa twese, ngo bibe kuri wowe kandi bibe no ku bawe aho baherereye hose. Nanone tujye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo genzura aho uteranira n'Imana ihasengerwa. Turatangira dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 8 guhera ku murongo wa 1. Dusome. Mu mwaka wa 6 w'ingoma ya Sedekiya, Uwiteka yahishuriye Ezekiyeli mu iyerekwa bimwe mu bizira byakorerwaga muri Yerusalemu no mu marembo y'inzu y'Uwiteka ndetse n'imbere mu rugo. Ibyumba birimo ibishushanyo n'ibigirwamana bishushanijwe, ibyikurura hasi n'inyamaswa zishishana n'ibigirwamana byose by'inzu ya Isirayeli. Ibyo byose mu rukurikirane rwihutaga byanyuze imbere y'umuhanuzi, maze abirebye biramutangaza. Abantu bagombaga kuba abayobozi mu by'umwuka muri rubanda, abakuru b'inzu ya Isirayeli bageraga kuri 70 bagaragaye bosereza imibavu imbere y'ibishushanyo by'ibigirwamana byari byarinjijwe mu byumba byiherereye byari bikikije ahera h'urusengero. Ubwo abagabo b'Ubuyuda bagiraga uruhare mu mihango yabo ya gipagani, bishyeshyaga batuka Imana bagira bati, Uwiteka ntaturuzi, Uwiteka yataye igihugu. Hariho ibizira bikomeye kurushaho umuhanuzi yagombaga kwitegereza. Ku rugi rw'irembo ry'inzu y'Uwiteka ryerekeye mu majyaruguru, yaherekewe abagore bicaye baborogera Tamuzi. Kandi mu rugo rw'imbere rw'inzu y'Uwiteka, ku irembo ry'urusengero rw'Uwiteka, hagati y'umuryango n'igicaniro, abantu bagera nko kuri 25 bateye imigongo ku rusengero rw'Uwiteka bareba iburasirazuba, kandi basengaga izuba berekeye aho rirasira. Noneho uhebuje wajyanaga na Ezekiyeli mu iyerekwa ritangaje ryerekana ibyaha byakorerwaga ku tununga two mu gihugu cy'Ubuyuda, yaje kubaza umuhanuzi Ezekiyeli ati, mbese ibyo urabibonye, mwana w'umuntu we? Ibyo bizira ab'inzu ya Yuda bakorera aha biraboroheye? Kuko igihugu bacyujujemo urugomo kandi bakongera kundakaza ndetse bakaneguriza izuru, nicyo gituma nanjye nzabagirira uburakari. Ijisho ryanjye ntizabareba neza, kandi sinzabagirira ibambe nubwo banakambira mu matwi bashyize hejuru, ntabwo nzabumvira. Ibi byakozwe mu gihe cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Muri ibi bihe byacu birushijeho barabikorera ahiherereye kuko babihisemo, nyamara hari ababyisanzemo maze bahabwa ubusobanuro bw'ibinyoma, ari bo natumweho muri aya magambo ngo genzura aho uteranira n'Imana bigirwamana bihasengerwa, n'Imana ihasengerwa. Kuko insengero zose abavuga ko basenga bose badasenga Imana Umuremyi, ahubwo bamwe bahisemo gutera umugongo urusengero rw'Uwiteka bagasenga ibyaremwe. Yewe utamba ibitambo by'ibinyoma, ukayobya abakugana, ukiherera ugatamba ibitambo by'amaraso y'abaje bakwizeye kuri umukozi w'Imana ngo basengere. Ubutunzi bw'abakugana urabugerereshe, mu basambanyi urimo. Rekeraho kwikururira uburakari bw'Imana, ahubwo wemere inama yayo. Muri Yohana wa mbere igice cya 1 umurongo wa 9 uza kuhasoma. Yewe muririmbyi, umutima wawe wuzuyemo ubwibone, uramaranira gushimwa n'abantu ngo ubone abakogeza, ubashe guhaza irari ryawe. Some muri Matayo
igice cya 6 umurongo wa 1. Ntimugaharanire gushimwa n'abantu kuko mutazahabwa ingororano na Data wa twese. Uriherera ukanywa itabi, ukanywa inzoga, ukiba, ugasambana. Sigaho kwikururira akaga, ahubwo wemere inama y'Imana. Muri Yohana wa 1 igice cya 1 umurongo wa 9. Ezekiyeli igice cya 33 umurongo wa 11 haravuga ngo, ubabwire uti, Umwami Uwiteka aravuga ati, ndirahiye, sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa nuko umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi. Kuki mwarinda gupfa mwaba inzu ya Isirayeli mwe? Satani ntabwo ashaka kuzarimbuka wenyine, kubw'ibyo yashyize abakozi be ku murimo kandi barakorana umwete bashaka abazarimburanwa nabo. Kuba maso twirinda kandi dusenga bizatubashisha gutsinda imitego ya Satani. Tuzirikane ko urubanza ruzatangirira mu b'inzu y'Imana, maze dutekereze ku iherezo ryacu. Uwiteka tubashishe gukora neza ubugenzuzi no guhitamo ibikwiye. Uwiteka abahe umugisha.